ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Rubavu abakora umwuga w'ubuzunguzayi nyuma yo guhigwa butwari n'inzego zishinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'ibanze nabo bize andi mayeri nabo batagomba gutahura ku buryo bukomeye cyane. Ushobora guhita wibaza iyo ikibazo kigira giti ese abo bazunguzayi ni ayahe mayeri bize? Ese kubera iki inzego zishinzwe umutekano zari zirimo kubahiga butware? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru yumvikanye mu karere ka Rubavu kuri abo bazunguzayi nyuma y'uko bari barembejwe n'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano zo muri kano karere ka Rubavu. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Abakora ubuzunguzayi mu karere ka Rubavu nyuma yo guhora bacengana n'ubuyobozi ndetse n'inzego zishinzwe umutekano baje gushyira baro hasi maze baberekera izo nzego maze nabo babereka ko bagomba kwirwanaho kugira ngo batunge imiryango yabo. Nabo biga andi mayeri y'uburyo bagiye kujya babikora kandi imiryango yabo ikabaho neza cyane. Ubwo itangazamakuru ryaganirizaga abakora ubucuruzi bw'akajagari ubuzunguzayi muri kano karere ka Rubavu bavuga ko nyuma yo guhigwa butware n'inzego zishinzwe umutekano bigiriye inama yo kujya kubukorera mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'uwa Gisenyi wo muri kano karere ka Rubavu. Aba baturage biganjemo ab'igitsina gore bakora ubucuruzi bwo kugenda bikoreye ibyo bacuruza ku mitwe yabo, bose icyo bahuriraho ni uko babukora ngo bashakishe amaramuko. Umuturage witwa Ikinzanye Justine wo mu murenge wa Rugerero wo mu karere ka Rubavu ucuruza imineke mu ibasi, mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko nyuma yo kubona ubuyobozi bubafata bukabafunga yahisemo kujya gukorera mu mujyi wa Goma. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru uyu muturage witwa Ikinzanye Justine mu magambo ye yagize ati ubuyobozi bwo mu Rwanda bwaradufataga bukadufunga, twanze kwiba tuza gushakisha igitunga abana bacu, duhitamo kujya dufata ibasi yuzuye imineke tukajya kuyitembereza mu mujyi wa Goma kandi tubona ubucuruzi bugenda neza nta kabuza. Uyu muturage akomeza avuga ko muri iki gihugu kubera ko nta ngamba zirafatwa zo guhangana n'ubucuruzi bw'akajagari, iyo ajyanyeyo ibasi yuzuye imineke ashobora kuyungukamo ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda, akavanamo ayo guhahisha ndetse akajya n'ayo yizigamira. Mugenzi we wanze kwivuga amazina avuga ko bagiye kureka gukorera mu mujyi wa Gisenyi inzego z'ubuyobozi zibarembeje kuko zabakaga ibyo bacuruzaga zikabakubita zitibagiwe no kubajyana mu nzererezi. Ibi bikaba byarabateje ibihombo bikabije. Iyi nkuru kandi ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, yanemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper, aho yavuze ko bakurikirana ibikorerwa ku butaka bw'u Rwanda ko iby'abandi bitabareba. Yego ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye uyu muyobozi w'aka karere ka Rubavu yagize ati
tubaha ibyangombwa kugira ngo bambuke banyuze ku mupaka, dore ko dufite abaturage bagira ibyo batwara i Goma n'abagira ibyo bavanayo. Rero twebwe tureba ibibera ku butaka bwacu, ibyo hakurya ntibitureba, dore ko na Kongo itaratugaragariza ko abaturage bacu bababangamiye. Uyu muyobozi w'akarere ka Rubavu akomeza asaba abaturage kwirinda gukora ubucuruzi bw'akajagari kandi barubakiwe amasoko hirya no hino muri kano karere ka Rubavu kugira ngo bafashe abakora ubucuruzi buciriritse kubona aho bakorera hajyanye n'igihe. Gusa abakora uyu mwuga w'ubuzunguzayi mu Rwanda bavuga ko badafatwa neza ngo kuko inzego zishinzwe umutekano zibafata nk'inzererezi kandi ari abantu biyubashye, kandi ko ibyo bidakwiye ngo kuko banga kwicara mu ngo zabo bagahitamo kujya gushaka amaramuko n'ikizabatungira imiryango. Ngo rero ntabwo bumva uburyo bafatwa nk'inzererezi. Gusa nanone hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hagiye hubakwa amasoko y'aba bakora ubu bucuruzi bw'akajagari ngo bajye bariho bajya gucururiza, ubundi birinde kugenda bikoreye ibasi ku mitwe yabo. Gusa nabo bagaragaza impungenge ko ayo masoko ahari ariko babuze igishoro cyo kuhajyana. Barasaba ibigo by'imari ko babaha inguzanyo ubundi bakajya bagenda babishyura mu byiciro kugira ngo nabo baruhuke guhora bacengana n'inzego z'umutekano. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'icyo tugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata iyi nkuru mu gihe umaze kuyumva ukayisangiza abandi kugira ngo bajye bumva aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.